muri kumwe na mentor coach Jerome. N'igihe tuba turi kumwe kandi kenshi aho tubagira n'abatumirwa inzobere ndetse abashakashatsi abasomyi b'ibitabo, tukaba tubafasha muri byinshi. Rero kuri Tumenye TV duhora twiteguye kubafasha muri byinshi bigiye bitandukanye, kubaha amakuru updates haba muri business ndetse no ku ndwara zitandukanye tugenda tureba ibisubizo byazo. Hanyuma ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu twitwa Tumenye kuri Instagram, aho ngaho wadukurikira maze ugakora follow, like ndetse ugakora share na comment, ibiganiro byacu bikabasha kugera kuri benshi. Ndetse kuri TikTok, niba udukurikira uri kuri TikTok, nakubwira nti kanda follow ndetse ukore like ndetse usure n'ibindi biganiro byacu aho uhasanga amakuru agiye atandukanye. Kuri page ya Facebook aho naho twitwa Tumenye TV, ndetse aho ngaho naho ubasha gukora like ndetse follow, ndetse ugakomeza ushobora no kutwandikira inbox kuri WhatsApp. Aho hose tuba twiteguye kwakira kwakira imfashanyo yawe, kwakira ikibazo cyose waba ufite. Hano icyo tubereho ni ukugira ngo dufatikanye tugende twiga byinshi. Rero ngo ikaze wowe umaze gukora subscribe, wowe umaze gukora kanda like ndetse follow kuri Instagram, kuri TikTok ndetse no kuri page yacu ya Facebook. Aracyari mentor coach Jerome, aho tugiye kureba byinshi bigiye bitandukanye, aho tugiye kureba ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Muri iki cyumweru insanganyamatsiko dufite murabizi ko ari ukubaka ingo ziri kugenda zisenyuka. Iyi topic ndetse nifuza ko iki cyumweru cyose ariyo tuzamaraho. Ndakubwira nti wowe urugo rwawe ruri kugenda rusenyuka, wowe ufitanye ibibazo n'uwo mwashakanye bitewe na cya kibazo, n'ubu ngubu ngiye kugarukaho ndetse twongera kurebera igisubizo. Ndagira nkubwire nti iki kiganiro utangiye ntuve hano utakirangije. Reka nongere mbashimire mwe mwahisemo gukurikira ibiganiro byacu, ndetse nongere shimire by'umwihariko mwe twari kumwe muri weekend yashize muri Congo. Nk'uko ugenda ubibona hano kuri screen, rwose muraba agaciro kandi muraba ingirakamaro. Ndagira ngo nanabwire yuko mu minsi mikeya tuzagirana inama ndetse tuzabatumira aho tuzaba turi ku Gisozi kuri ofisi. By'umwihariko muri Congo murabona sale yari yuzuye, ibintu byari bimeze neza. Shimira Iraguha Moise, umugabo ukomeje gufasha abantu benshi hariya muri Congo, ndetse nshimira na coach David, sinakwibagirwa kuvuga coach Eva ndetse n'abandi bagiye bafatikanyije mu gufasha abantu benshi hariya gutangira business. Rero namwe abanyarwanda, abari Burundi, abadukurikira muri Burundi, abadukurikira muri aho muri hose ku isi yose, ndagira ngo tumubwire ko Tumenye tubasha kugera ku isi yose, kandi ibiganiro byacu abantu benshi babikurikira. Ari ababikurikira bari muri Amerika, ari abari gukurikira muri Kenya, Congo ndetse n'ibindi bihugu bidukikije ndetse ku migabane itandukanye. Ndagira ngo nkomeze mbashimire ubufatikanye bwanyu, uburyo mudufasha, uburyo mugenda mudushyigikira, uburyo mugenda mudufasha muri byinshi bigiye binyuranye. Ni iby'agaciro kandi ni iby'ingenzi cyane. Rero ndagira nkubwire wowe utari wakora subscribe, wowe utari uri wakanda kukazogera, kanda kukazogera. Wowe uri kuri TikTok utarakora follow kuri page yacu, kora follow ndetse ukandi like, usure n'ibiganiro byacu bigiye binyuranye kuri page ya Facebook ndetse no kuri Instagram. Utwandikira muri comment, ndetse ubaye ufite ikibazo uratwandikira kuri ya nimero ya WhatsApp ya 078 110 934. Aho hose tuba turi kumwe kandi tuba twiteguye kubafasha. Ushobora no kuduhamagara kuri iyo nimero ya nanone, aho ngaho turagufasha kandi mu buryo bwizewe. Ushobora kuba ukibaza se ibintu murimo bifite gahunda. Ndagira nkubwire ko ibyo turimo bifite gahunda. Ndagira nkubwire ko hano muri Idnox tugufitiye byinshi tugenda tukugezaho.
nyuma yo kuguha business nziza, dufite byinshi tugenda tukugezaho biciye hano kuri tumenye updates zose ukagenda uzimenya. Rero ndagira ngo nkongere nkubwire ko twibanda ku bijyanye na physical wellness cyangwa se health life, aho tukugira product nziza zivura zikanarinda indwara, ndetse tureba kuri financial wellness, aho ngaho aho tureba uburyo aho twakura, donc uburyo dufite systeme nziza ubasha kuza ukaba wakoramo amafaranga. Irimo uburyo butandukanye, produits zitandukanye, produits zo gukoresha, imyenda yo kwambara, inkweto. Ahangaha tuba twiteguye kugufasha muri health, aho tugira variable jobs, ndetse tureba no kuri mental wellness cyangwa se mu bijyanye n'imitekerereze, kwagura imitekerereze, gushaka imikorere. Ngira ngo nk'uko ubibona kuri screen yawe, nk'uko ubibona muri tableau yawe, ibi ngibi nibyo twibandaho. Mu by'ukuri tureba icyo twita relational of life, aho dutokinga ku buzima, tukareba ibijyanye n'iterambere, tukareba ibijyanye n'indwara. Ngibyo ibyo twibandaho umunsi ku wundi, kandi uko bwije uko bukeye. Ndagira ngo nkubwire ko wamaze kugera ahantu heza cyane, kandi ukwiye kwigira byinshi. Aha hantu utagomba kuhava. Iyo ufite ubumenyi, niyo nzira nziza yatuma ubasha gusarura byinshi, kandi yatuma ubasha kugera byinshi. Tumenye rero twaje kugira ngo tubahe ubumenyi bugiye butandukanye, ndetse tugenda tubaha updates, amakuru y'ingenzi, kandi tugenda tuguha byinshi bigiye bitandukanye, hamwe na menta, ndetse hamwe n'inzobere, hamwe n'abahanga, hamwe n'abashakashatsi, hose mu ndimi zose, mu buryo bwose, mu mico yose, aho tuba twiteguye kugufasha. Shimira Moise ukomeje gufasha benshi cyane. Shimira Moise umaze gufasha imbaga nyamwinshi y'abakongomani hariya Goma, nk'uko ubibona sale yari yuzuye. Nkubwira nti nawe vuba cyane turaba turi kumwe, ndetse dufite timu ikomeye cyane, aho tuziga byinshi, aho tuzafatikanya byinshi, aho dukeneye ubumenyi bwawe, aho dukeneye kwibumbagatanya, kwifatanya, kwishyira hamwe, nk'uko intego yacu ibivuga, cyangwa se our motto yacu ibivuga, work together, grow together, niyo motto yacu. Yes. Ndagira ngo nkubwire rero ko nk'uko natangiye nkubwira, ndagira ngo ngaruke twongere tuvuge ku kibazo tugiye kurebaho nanone. Tuharebye yuko hari ibibazo biri mu ngo. Yes, harimo ubukene, ariko icyo kibazo cy'ubukene bitewe na financial wellness, aho dufite variable job. Iki nacyo twaje kurwana nacyo, kandi nta gushidikanya ko mu gihe kitari kirekire cyane bazabyemera, muzaba mumaze kugera ku rundi rwego. Muri mu mafamiye, mu miryango tubahagiye harimo ibibazo bigiye bitandukanye, ibishingiye ku iterambere, ibishingiye ku mibereho, ariko uno munsi ndagira ngo nanone twongere tugaruke dufokasinge ku kibazo cy'ingo ziri kugenda zisenyuka, aho abashakanye usanga bari kugenda bacana inyuma, aho abashakanye uri gusanga batakiyumvanamo, bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye, bitewe n'ibibazo bigiye binyuranye. Ariko uno munsi nanone icyo ngira ngo dufokasingeho, ndetse twiyemeje gufokasingaho muri iki cyumweru, ni ikivuga ngo ese iwawe bimeze gute? Nicyo kibazo ngiye kukubaza. Ese iwawe nta amahoro arahinda? Icyo nicyo kibazo ndi kukubaze. Rero birashoboka ko nawe byaba bitameze neza, uwo mwashakanye ari barabara, ari hasi hejuru, bitewe na cya kibazo cyo kurangiza vuba. Bishobora kuba biriho ndetse bitaraguturutseho, nta ruhare wigeze ubigiramo, kuko iki ni ikibazo gishobora kuza kuko wabigizemo uruhare igihe wagiye ugakora ibikorwa byo kwikinisha. Akenshi aho ngaho mbyita jyewe ko wabigizemo uruhare, nubwo biba byaraje nawe utabishaka, ariko birashoboka ko byaba byaraturutse no mu buzima ubayemo, stress. Birashoboka ko byaba byaraturutse ku mirire, na cyane cyane ko uno munsi turi kugenda turya indyo zirimo ifumbire, imvaruganda, donc zuzuyemo ama free radicals.
Mu gihe rero uri kurya indyo zirimo amafri radicals, ni ngombwa icyo ukeneye produit zisohora ya mafri radicals, ya myanda zoza umubiri wawe ukongera ukamera neza. Na cyane cyane ko produit tugufitiye zikurinda gusaza, zikurinda donc umubiri wawe kwangirika, amaserire yawe agahora akora kandi agahora akora neza. Ya ntego tuvuga ngo ya mvuga ngo nta myaka 100, ahubwo ugasanga iyo mvugo yavuyeho imyaka 100 ndetse ukaba wayirenza. Rero mu rugo rwawe ntabwo nzi uko byifashe, ariko wowe uzi uko byifashe. Rero bishoboka ko byaba byarazambye biturutse kuri za mpande donc bya bindi nari maze kuvuga bitaguturutseho, ndetse na cyane cyane ko bishobora kuba byaraguturutseho wari bigizemo uruhare. Ndagira ngo nkubwire ko mu gihe wikinishije ibintu bikaba bitameze neza, ukaba ufite ingaruka zo kurangiza vuba, ukaba ufite ingaruka zo kutabasha gutera inda kandi ibintu byose bimeze neza, kuko iyo wikinishije ndagira ngo nkubwire ko intanga zawe zigenda zigaba ibihuhwe, zikaba donc amazi mu gihe uri gutera akabariro ntizibe zigifite imbaraga zo kuba wabasha gutera inda. Ndagira ngo nkubwire ko wowe bimeze gutyo tugufitiye igisubizo. Igikomeye cyane ni uko watugana tukagufasha, turagupima, tukamenya ibyangiritse mu mubiri, tukamenya ibibura, ndetse kuva mu Buhinde tuba tugufitiye igisubizo tuba tugomba kuguha kandi ibintu bikagenda neza. Rero birashoboka yuko ufite ibibazo bigiye bitandukanye bijyanye n'imyororokere, uri umudamu, uri umugabo, ndetse ibi ngibi birarenga bikagera no mu bakundana. Birashoboka ko hari abakundana, ni case tugenda tubona, ariko bagerageza kugira icyo bakora ugasanga umwe muri bo ari weak cyangwa se mwese muri weak. Nabyo bibaho. Birashoboka ko ndetse uba warangiritse mu gihe ugasanga ntukigira ubushake, cyangwa se wagira ugasanga urabugira ntiburangire. Ibyo ni ibibazo byose tugenda tudiringa nabyo, twakuzaniye ibisubizo. Ndagira ngo nkubwire wowe ufite ikibazo kimeze gutyo, uri umugabo, uri umukobwa, donc mu myaka yose, donc mu myaka yemewe gukora aya mabanga y'abashakanye, ariko bikaba bitameze neza, twe twiteguye kugufasha kandi twiteguye kuguha igisubizo. Birashoboka ko donc hano sheri washobora kubwira dutangire, ukamubwira uti byarangiye ndetse bigasa nko kubipa, ariko twe twiteguye kuguha igisubizo. Ntabwo nava hano rero ntakweretse igisubizo tugufitiye, nkubwira nti kora subscribe, kanda follow, like, ndetse kuri za mbuga zacu nkoranyambaga TikTok ndetse page ya Facebook, aho hose twitwa Tumenye, ndetse no kuri Instagram. Ubaye dukurikiye uri aho ngaho, ndagira nkubwire ko rwose igitekerezo twiteguye kucyakira. Ushobora kutwandikira kuri WhatsApp, aho dushobora kugufasha. Ushobora kudusura kuri ofisi, aho hose tuba twiteguye gufatikanya nawe kandi tuba twiteguye kugufasha, tugagusubiza vuba nta mwanya uciyeho. Ngira ngo nkubwire ko intego yacu, our motto cyangwa se intego yacu ari nk'uko ibona muri screen, ari grow together. Yes, grow together. Yes, our marketing motto is work together. Yes, nk'uko ubibona, work together and grow together. Ibi niyo ntego yacu. Nawe uno munsi ushobora kuza ukatujoyininga, ugafasha benshi gukira, yaba abanyarwanda, yaba abanyamahanga, donc mu nzego zose zigiye zinyuranye. Ni ngombwa kandi birakwiye ko tugenda dufatikanya, tukagera kuri bwa buzima bwiza twifuza, ya physical wellness twifuza, ya mental wellness twifuza. Hatabaye gufatikanya byatugora, ariko nidufatikanya nizera ko tuzagera kuri byinshi kandi bizabasha guhindura ubuzima bwacu nk'Abanyafurika, ndetse bikagera no ku yindi migabane igiye itandukanye, Aziya ndetse Amerika n'iyindi migabane igiye itandukanye. Rero ndagira nkubwire ko wowe ufite ikibazo cyo kurangiza vuba, uri umudamu, tugufitiye igisubizo cya female wellness. Iyi ni produit ibikora neza. Niba ufite ikibazo cyo kurangiza vuba, iyi produit ya female wellness ubasha kuza tukayiguha nyuma yo kumenya uko umubiri wawe wifashe,
nyuma yo kumenya ibibura mu mubiri wawe, ibyangiritse, nyuma y'uko tugupimye, nyuma y'uko tukuganirije tukamenya ko ubuzima bwawe bumeze, iyi k'umudamu female wellness ni produit igenda ibikora neza, produit ibasha gutunganya nyababyeyi yawe, kongera gukora neza, harimo ibibyimba ndetse ufite imihango itari kuri gahunda iri irreguriye, iyi produit ibasha kugenda ibitunganya bikamera neza. Ni produit y'umwimerere kuko nta chemicals zirimo, ikoze mu buryo bwa naturel. Ni produit igufasha kandi ibintu bikagenda neza cyane. Uri umugabo rero tuba tugufitiye female wellness, ufite cya kibazo cyo kuba wikinishije, ufite kanseri ya prostate, kuko iyo wikinishije uba uri umukandida wo kurwara kanseri ya prostate, ndetse ku bantu bakuze ni obligatoire cyangwa se uri oblige yo gukoresha iyi produit kugira ngo igufashe ikurinde kurwara kanseri ya prostate, cyangwa se iyi twabonye ko iyi ndwara ya kanseri ya prostate ni indwara yibasiye abantu bakuze hejuru yo guhera ku myaka 50 kuzamura, ubu uri umukandida wo kurwara kanseri ya prostate. Rero twiteguye kubafasha. Wowe umugabo urangiza vuba, ni karibu, igisubizo cyawe kirahari muri Edinox, ndetse wadusanga kuri ofisi aho dukorera ku Gisozi tukagufasha. Ushobora kutwandikira kuri ya nimero ya 0788 tukagufasha. Iyo wangiritse rero amaserire yawe yamaze kwangirika, uri umugabo, uri umudamu, muri bya bintu byose biba ngombwa ko ya produit ya female wellness ya male enhancement twongera gushyiraho double stimusere kugira ngo yongere gusana ya maserire yangiritse, ndetse bikurinde kurwara kanseri, ndetse niba waratangiye kuba umukandida wa kanseri, kanseri yongere gukira, amaserire yawe yongere gukora neza. Iyi double stimusere ni produit ibikora neza kandi cyane. Birashoboka ko waba ubabara, waba uribwa, ufite uburibwe, abasirikare bawe baramaze kujya hasi, uri umudamu cyangwa se uri umugabo, icyo gihe biba ngombwa ko twongera gushyiraho ino produit ya kurukumini. Izi zose, iyi kombineze ya produit uko ari 3 zikabasha kugukiza, ubuzima bwawe bukongera kumera neza. Rero mwebwe mufite ingo zitameze neza, zijegajega, wowe ufite ibibazo byo kuribwa mu mutwe, umugongo, ndetse wowe ufite ibibazo by'ubuzima butameze neza, twiteguye kugufasha, twiteguye kuguha igisubizo. Ni karibu, reka twivuze, reka donc abanyarwanda nibo babivuze ukuri ngo iyo ushaka gukira indwara urayirata, ngwino uratire abahanga, ngwino uratire abadogiteri indwara yawe, kuko umuti kuva mu Buhinde wamaze kuboneka. Rero twiteguye kugufasha aho waba uri hose, twiteguye gukora buri kimwe cyose kugira ngo ubuzima bwawe, physical wellness yawe ibe imeze neza, ndetse umubiri wawe wose uba umeze neza, yaba mu buryo bwose ubwo ari bwo bwose. Nkwibutsa ko ibi byose, izi ngingo zose nk'uko uzibona tugenda tuzikoraho, yaba ari health, ubuzima bukagenda neza, ndetse financial, ubuzima bwawe bukagenda neza. Rero ibyo byose byamaze kugenda neza, igisubizo bitanga nuko mentale yawe, imitekerereze yawe, imikorere yawe iba nayo imeze neza, nta kibazo ugifite, ubuzima bugenda neza, winjiza amafaranga, ndetse ufite imishinga, ugenda utera imbere, ndetse ufasha n'abandi. Icyo twifuza rero ni ukugira ngo dukorere hamwe, ndetse tuzamukire hamwe. Ntabwo nifuza ko ibiganiro biza kuba birebire cyane, kuko ibiganiro byacu byo nagahoraho. Icyo usabwa ni ugukora subscribe kuri YouTube channel yacu, ndetse icyo usabwa ni ugukanda follow kuri TikTok, ndetse kuri page ya Facebook ugakanda follow kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho, na like, ndetse kuri Instagram naho ugakanda follow, ugasura n'ibiganiro byacu, ubishoboye ugakora na share kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kugera kuri benshi. Aho ngaho ubu nadushyigikiye. Rero nongera ashimira mwebwe twabanye muri weekend yashize, nongera mbatumira ko mbararika ko mu minsi mikeya nanone hano mu Rwanda tuza kuba dufite ibirori nk'ibi ngibi, aho tuziga, aho tuzasobanura byinshi bigiye bitandukanye. Ubutumire buzabasha kubageraho ho muri mu ntara,
ndetse namwe muri mu mahanga ubutumire buzabasha kubageraho. Ndagira ngo rero mbararike kugira ngo tuzabane, kugira ngo hatazagira amakuru agucika. Kora kimwe mpora mvuga, like, follow, subscribe kuri hano kuri YouTube, ibiganiro byacu bizajya bibageraho. Rero reka mbashimire mwe twabanye, reka nshimire buri mwe wese, ndetse shimira Moise ukomeje gufasha abantu benshi hariya muri Congo. Reka shimire mwe mwese mwiyemeje gufatikanya natwe muri uru rugendo rwo kugira ngo tugire physical wellness nziza, tugere kuri financial, ducreating a variable job, aho twabonye systeme. Reka shimire mwe maze gukora like ndetse mukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi, namwe mugenda muduha ibitekerezo bigiye binyuranye. Ndabashimiye cyane kandi muraba agaciro. Reka ibiganiro by'uno munsi tubihinira ahangaha, ndetse ariko ntabwo nagenda ntababwiye ko ku minsi nk'iyi ngiyi yo mu mpera z'ukwezi tuba dufite poromosiyo. Rero kuba bazabasha kugura mw'ibi bihe tubafitiye poromosiyo, ni karibu, tubahaye ikaze. Reka ibisigaye duhure hejuru. Reka mbabwire nti Imana ikomeze ibarinde, Imana ikomeze ibiteho.